burya gusaza ni ugusahurwa kuko iyo tujya ni habi. Nyuma y'imyaka isaga 40 Alexis Kagame amaze yitabye Imana, izina rye riracyavugwa nk'inkingi ikomeye cyane mu gusobanura amateka, umuco n'imitekerereze by'u Rwanda. Ntabwo yari umuntu usanzwe wanditse amateka gusa, ahubwo yari umunyabwenge wahinduye uburyo abanyarwanda birebagamo n'uko isi yababonaga. Mu gihe amateka y'u Rwanda yari agiye kuzima cyangwa se agasobanurwa n'abanyamahanga, we yarahagurutse abishyira mu nyandiko, abikura mu mvugo y'abiru yewe n'abasizi, abigeza ku rwego rw'ubumenyi bushobora no kwigwa no gusobanukirwa, rimwe na rimwe akanabiririmba. Yari umuntu wahuje isi ebyiri, iy'umuco gakondo n'inyigisho z'iki gihe, agaragaza ko ikinyarwanda n'imigenzo yacyo bishobora gusobanura ibibazo bikomeye by'ubuzima n'isi. Yanditse, yigisha, arasesengura, aharanira ko abanyarwanda bamenya inkomoko yabo kandi ko bayigira ishingiro ry'iterambere ryabo. Nubwo hari abamunenze ku buryo yasobanuraga amateka, ariko ibyo yakoze byabaye urufatiro rukomeye rw'ubumenyi ku Rwanda uyu munsi turimo. Uyu munsi umurage yasize uracyariho mu bitabo, mu mashuri, mu mitekerereze y'abashaka gusobanukirwa u Rwanda nyarwo. Niyo mpamvu kuvuga Alexis Kagame bitari ukugaruka gusa ku mateka ye, ahubwo ari no gusobanukirwa we neza aho u Rwanda rwavuye n'aho rushobora kujya. Uyu mugabo mvuga avuga ku itariki ya 15 Gicurasi 1912 ikiyanza mu Rwanda. Avukira mu muryango w'Abatutsi wari ufite igisa nk'icyubahiro gikomeye cyane mu bwami bw'u Rwanda, cyane cyane mu rwego rw'abiru b'ibwami, aho abo biru bari bashinzwe kubika amateka y'ubwami, inkomoko y'imiryango n'imigenzo y'umuco w'abanyarwanda, bakabirinda ko byakibagiranwa babinyujije mu kubivuga mu buryo bw'akarande kuva akiri muto. Ibi byatumye akurira mu buzima bwuzuyemo ubumenyi bwimbitse ku mateka, imigenzo n'imitekerereze by'abanyarwanda, cyane cyane ibyerekeye ingoma n'imiyoborere y'ubwami. Mu gihe cy'ubukoloni umuryango we wakiriye abakristo, bituma uburere bwe buvanga umuco nyarwanda gakondo n'inyigisho za Kiliziya Katolike zari zisanganywe n'Ababiligi. Yatangiye amashuri abanza mu ishuri rya Katolike, akomereza mu mashuri ya leta hagati y'1923 n'1928, aho yize hamwe n'abana b'abatware. Aya mashuri yamuhaye ubumenyi bwavangwaga n'imitekerereze ya Kinyarwanda n'iyi Burayi. Nibi byatumye arushaho gukunda no gusobanukirwa umuco we. Bamwe bati, ari he? Aherereye he? Ni muntu ki? N'uwe murage yasize kuri iyi si? Mu 1929 yinjiye mu iseminari no i Kabgayi, ayirangiza mu 1933. Akomereza mu iseminari nkuru, aho yakomereje amasomo ye ya Philosophiya, aho yabanje kwiga i Kabgayi. Bidatinze nyuma akomereza Nyakibanda kugeza mu 1941, aho niho yakuye ubumenyi bukomeye cyane mu mitekerereze ya Philosophiya n'iyobokamana, cyane cyane uburyo bwo gusesengura ibitekerezo mu buryo bwimbitse. Tariki ya 25 Nyakanga 1941 yagizwe umupadiri, aba umwe mu banyarwanda ba mbere bahawe ubupadiri. Nyuma yaho yahise atangira kwigisha no kugira uruhare rukomeye cyane mu buzima bwa Kiliziya no mu mitekerereze by'abanyarwanda, aho yageragezaga guhuza ukwemera kwa Gikristo n'umuco nyarwanda. Bidatinze mu 1952 yagiye i Roma gukomeza amasomo ye, aho yize mu ishuri rikuru ryarizwi cyane icyo gihe, ahakura impamyabumenyi y'ikirenga mu bya Philosophiya mu 1955. Yanditse igitabo kivuga ku mitekerereze y'abanyarwanda ku bijyanye n'imiterere y'ibintu n'ubuzima, agaragaza ko ururimi rw'ikinyarwanda rushobora gusobanura neza Philosophiya yihariye y'abanyarwanda. Ibi byamugize umwe mu bahanga ba mbere bagaragaje ko Afurika ifite imitekerereze yihariye itagomba gusuzugurwa. Mu mirimo y'ubupadiri n'ubushakashatsi yashyize hanze, yagiye ishyira imbaraga mu guhuza cyane inyigisho za Bibiliya n'umuco nyarwanda. Anagaragaza ko ukwemera kwa Gikristo gushobora n'ubundi gusobanurwa mu buryo abanyarwanda bumva neza. Yongeye kwandika igitabo kinini mu buryo bw'imvugo cyiswe Umuririmbyi wa Nyiribiremwa, aho yagaragaje inkuru zo mu isezerano rishya mu buryo bw'imvugo gakondo y'abanyarwanda.
Ibi byatumye arushaho kumenyekana nk'umuntu wahuje umuco n'iyobokamana, anishimirwa n'abayobozi bakuru ba Kiliziya kubera uruhare rwe mu gukwirakwiza ukwemera mu buryo bujyanye n'umuco w'abaturage. Mu by'ukuri yari umuntu wihariye wahuje ubumenyi bw'umuco nyarwanda, Philosophiya n'iyobokamana, bituma aba umwe mu bantu bakomeye cyane bazwi mu mateka y'u Rwanda mu bijyanye n'imitekerereze yewe n'ubumenyi. Izina rye ryamenyekanye cyane kubera ubushakashatsi bwe, kwandika ibitabo no kurengera umuco nyarwanda mu gihe cy'impinduka zikomeye z'amateka. Ibi byose byatumye agaragara nk'umuhanga wubatse ishusho yihariye y'u Rwanda mu rwego rw'ubumenyi, kandi ibikorwa bye byakomeje kugira ingaruka no kugeza n'uyu munsi, aho bikiri kwigwa no gushingirwaho mu gusobanukirwa umuco n'imitekerereze by'Abanyarwanda. Mu gitabo cye yise La Divine Pastorale, yanditse hagati y'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo itanu na kabiri n'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo itanu na gatanu, Alexis Kagame yagaragaje anagerageza guhuza inkuru z'iremwa ry'isi n'umuco nyarwanda n'inyigisho za Gikristo ku isanzure n'Imana. Agaragaza ko nubwo izi nyigisho zituruka ahantu hatandukanye, ariko zifite aho zihurira ku bijyanye n'uko isi itunganyijwe n'Imana ndetse n'uko abantu bafite imyanya itandukanye mu buzima. Ibi byari uburyo bwo kugaragaza ko kwakira ubukristo mu Rwanda byari bishobora gukorwa hadakenewe cyangwa se hadasenywe imyumvire ya kera, ahubwo bigahuzwa. Ibi bitekerezo yabikomeje mu gitabo cye cy'ikirenga mu bya Philosophiya cyasohotse mu gihumbi kimwe magana cyenda mirongo itanu na gatandatu, aho yasobanuye mu buryo bwimbitswe uko Abanyarwanda n'abantu muri rusange bumva kubaho. Yifashishije amagambo y'Ikinyarwanda n'imiterere y'ururimi rwacu, agaragaza ibyiciro bitandukanye by'ibiriho: umuntu ufite ubwenge, ikintu kitagira ubwenge, ahantu hagaragara igihe n'umwanya, ndetse n'uburyo ibintu bifitanye isano. Yashakaga kugaragaza ko iyi mitekerereze itasigaye inyuma ugereranyije n'iya kera yo mu Burayi, ahubwo ko ifite ubusobanuro bwimbitse kandi bufite umurongo. Mu bikorwa bye yakomeje guharanira ukwemera kwe kwa Gikristo gusobanukirwa mu buryo bujyanye n'umuco nyarwanda. Ibi byatumye agira uruhare mu mpinduka zabaye muri Kiliziya no ku rwego mpuzamahanga, aho hatangiye kwemerwa ko amasengesho n'imihango bishobora gukorwa mu ndimi z'aho abaturage batuye. Ni muri urwo rwego yahinduye igitabo cya misa mu Kinyarwanda byari mu myaka mu gihumbi kimwe magana cyenda mirongo irindwi na gatanu n'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo irindwi na gatandatu, bituma abantu barushaho kumva no kwiyumva mu kwemera kwe. Mu bindi bitabo yanditse nyuma yakomeje kugereranya imyumvire y'aba bantu n'inyigisho za Gikristo. Agaragara n'imitekerereze ya kera yo mu Rwanda ko yari ifite uburyo bwo gusobanura ubuzima, ubuyobozi n'amategeko by'umuryango byashoboraga guhuzwa n'inyigisho za Bibiliya. Yanasangije n'abandi bapadiri b'Abanyafurika ibitekerezo byo kunenga uburyo abamisiyoneri b'Abanyaburayi bigarurira Kiliziya, asaba ko Abanyafurika bagira uruhare mu gusobanura ukwemera gushingiye ku muco wabo. Mu gitabo cye gikomeye cyane cyasohokeye Bruxelles mu gihumbi kimwe magana cyenda mirongo itanu na gatandatu, asobanura neza ko ururimi rw'Ikinyarwanda ubwacyo rugaragaza ko Abanyarwanda bumva isi. Yongeye ko uturemajambo dukoreshwa mu mazina twerekana ibyiciro by'ibintu biriho: umuntu ufite ubwenge, ikintu kitagira ubwenge, ahantu hagaragaza igihe n'umwanya nigeze kuvuga hejuru, ndetse n'uburyo ibintu bifitanye isano. Kuri we ibi ntibyari amagambo gusa, ahubwo byari igihamya cy'uko Abanyarwanda bafite Philosophiya yuzuye inasobanura uko ubuzima bukora. Avuga ko ibintu byose bifitanye isano kandi ko bikora mu buryo bufite gahunda, aho buri kintu kigira umwanya n'uruhare rwacyo. Ibi yabigereranyije n'ibitekerezo by'abahanga mu Burayi nka Aristotle. Agaragaza ko nubwo baturuka mu mico itandukanye, bose bashakaga gusobanura ukuri k'ubuzima no kubaho. Ibi byamufashije kugaragaza ko Philosophiya y'Abanyafurika idakwiye gufatwa nk'inkuru z'imigenzo gusa, ahubwo ko ari ubumenyi bwimbitse bushobora kugereranwa n'ubw'abandi ku isi. Mu gusobanura neza iyi miterere n'imitekerereze ye, yerekanye ko kubaho bifite ishingiro rikomeye rishingiye ku mbaraga n'isano iri hagati y'ibintu byose. Avuga ko umuntu, ikintu, ahantu n'imiterere y'ibintu byose bihuzwa n'ukuri biri mu buzima, kandi ko ibi bishobora gusobanurwa binyuzwe mu rurimi rw'Ikinyarwanda aho gushingira ku bitekerezo by'abatekerejwe gusa. Iyo ugenzuye ibikorwa bye byose, ni ibintu byagaragaje ko yari umuhanga wihariye washoboye kuzamura agaciro k'imitekerereze y'Abanyarwanda ayigeza ku rwego mpuzamahanga. Anagaragaza ko Afurika ifite ubumenyi bushobora guhagarara ku ruhande rumwe rw'abahandi ku isi. Nubwo hari abamuneze bavuga ko yibanze cyane ku muryango w'Abatutsi,
ariko ntibyakuyeho uruhare rwe mu kubaka no gusobanura filozofiya nyarwanda mu buryo bwumvikana kandi bwimbitse. Urebye aho yagereje ibitekerezo bye akanabigeza, bigaragaza ko ibikorwa bye byakomeje kugira ingaruka no muri iki gihe, haba mu myigishirize, mu idini no mu gusobanura umuco nyarwanda. Niyo witegereje ejo hazaza, ibitekerezo bye bishobora gukomeza gukoreshwa mu kubaka imyumvire ihuza umuco n'iterambere, bigafasha abanyarwanda n'abanyafurika muri rusange kumva neza agaciro k'umuco wabo mu isi igenda ihinduka. Mu kugerageza imitekerereze ye n'iyabo mu Burayi, nka Aristotle nigeze kuvuga, Alexis Kagame yagaragaje ko hari itandukaniro rikomeye mu buryo bukoreshwa mu gusobanura kubaho. Ku ruhande rwa Kagame, we yashingiye cyane ku mitekerereze y'ururimi rw'ikinyarwanda, aho amagambo ubwayo agaragaza ko abanyarwanda bumva isi, bityo akabona ko kubaho ari nk'ikintu gifitanye isano n'imibanire y'imbaraga ziri mu bintu byose. Nubwo bisa bityo, hari abamunenze n'ubundi bavuga ko uburyo yagerageje kugereranya filozofiya nyarwanda n'iy'i Burayi bishobora kuba bwarashyizwe nk'igitekerezo k'ibyo mu Burayi ari byo bipimo by'ukuri, bigatuma ibitekerezo nyarwanda bisa naho bishyizwe mu murongo utari wabyo. Ariko Alexis Kagame we yakomeje gusimbarara ku gitekerezo k'ibi bigaragaza ko filozofiya y'abanyarwanda ifite agaciro kayo kandi ko ishobora kwiyerekana ku rwego mpuzamahanga, kuko n'ubundi abantu bose byanze bikunze kuri iyi si bashaka gusobanura ukuri k'ubuzima, nubwo bakoresha inzira zitandukanye. Uretse ibyo, mu mitekerereze yanagize uruhare rukomeye cyane mu guteza imbere ururimi rw'ikinyarwanda. Yakoze cyane mu gutuma rwandikwa neza kandi rukoreshwa mu buryo bumwe mu gihugu hose, ashingiye ku mvugo y'ikinyenduga nk'ishingiro ry'ururimi rusange. Yabigize ahanini anyuze mu nyandiko, ahindura ibyo abantu bavugaga mu buryo bwo kubishyira ku mpapuro, bityo ururimi rujya kuba urw'ubumenyi n'inyandiko aho kuba urw'ivugwa gusa. Yagize kandi uruhare mu kinyamakuru cya Kiliziya cyandikaga mu Kinyarwanda, aho yakwirakwizagwa ikoreshwa ry'ururimi rwanditse neza kandi rufite amategeko ahamye. Ibi byatumye abantu benshi batangira gusoma no kwandika mu Kinyarwanda mu buryo bwagutse. Yanditse ibitabo byinshi mu Kinyarwanda birimo imvugo n'amateka, aho yashyize uburyo bushya bwo kwandika buhuriweho mu mirimo ye, harimo n'imivugo miremire cyane isobanura inkuru za Bibiliya mu buryo bw'umuco nyarwanda, igizwe n'imirongo ibihumbi byinshi. Ibi byagaragaje ko Ikinyarwanda gishobora gukoreshwa mu gusobanura ibintu bikomeye kandi byimbitswe nk'iby'idini n'amateka. Mu buhinduzi yakoze, yahinduye Bibiliya n'ibitabo bya misa mu Kinyarwanda, bituma abantu benshi bashobora gusoma no gusobanukirwa inyigisho za Gikristo mu rurimi rwabo bwite. Ibi byafashije cyane mu guteza imbere ubumenyi no gukoresha Ikinyarwanda mu nzego zinyuranye zirimo amashuri n'amadini. Mu buvanganzo bwe yagaragaje ubuhanga budasanzwe mu guhuza umuco gakondo n'uburyo bwandikwa bw'ubu. Yanditse imivugo ishingiye ku migani n'inkuru za kera, ariko ayishyira mu buryo bushya bwumvikana ku basomyi. Hari aho yashyiragamo urwenya ruto n'ibitekerezo bye bwite, ibituma inyandiko ze zarabaga nziza mu kuzisoma kandi zifite ubusobanuro bwimbitse. Mu bushakashatsi bwe ku mateka y'u Rwanda, uyu mugabo yashyize imbaraga mu gukusanya no kwandika ibisigo by'ubwami, inkomoko z'imiryango n'inkuru z'umuco. Yakoze ubushakashatsi ku busizi bw'ibwami, abasaza n'abari bafite ubumenyi bwihariye, akabafata nk'abantu bafite amakuru yizewe no kubabona nk'abavuga inkuru zisanzwe. Yageragezaga kugaragaza ko ibyo bamubwiraga akabihuza kandi agakora amateka afite umurongo n'igihe runaka, ko ibi byose byari bifite agaciro ku rurimi n'ubumenyi. Yerekanye ko ibisigo n'indirimbo z'intambara bitari amagambo gusa, ahubwo byari uburyo bwo kubika amateka no kuyageza ku bazabakomokaho n'abazabakomokaho. Bityo yashyizeho uburyo butandukanye cyane, cyangwa se bwo gutandukanya inkuru zifite agaciro ku mateka n'izindi zisanzwe zavugwaga mu buzima bwa buri munsi. Ibi byose byatumye agaragara nk'umuntu wahinduye uburyo amateka y'u Rwanda yandikwagamo, akayavana mu kuyavugwa gusa akayashyira mu nyandiko zizewe kandi zishobora kwifashishwa mu bushakashatsi. Yubakiye ku muco gakondo ariko anawushyira mu rwego rushya rw'ubumenyi, bituma ibikorwa bye bikomeza kuba ingenzi kugeza n'uyu munsi. Mu gitabo yanditse gikomeye yise Inganji Karinga cyo mu 1943, Alexis Kagame yakusanyije amateka y'u Rwanda rwa kera, ayakura mu buryo abiru n'abasizi b'ibwami bayavugaga, ayashyira mu nyandiko. Yatangiriye ku nkomoko y'ingoma, akomeza kugeza ku bami bo mu kinyejana cya 19. Nibwo yagaragaje ko ingoma yagutse uko imiryango yagiye ikurikirana ku butegetsi n'uko igihugu cyagiye cyubakwa. Yifashishije ibisigo n'urutonde rw'abami,
abihuza mu buryo butuma amateka agira umurongo uhamye aho kuba inkuru zivugwa gusa. Nyuma yaho yakomeje kwagura ubu bushakashatsi bwe mu gitabo yise Imvugo y'Ubwami bw'u Rwanda, byari mu 1951, aho yanditse ibisigo 176 by'ibwami, anabisobanura mu buryo bugaragaza amateka abihishemo. Yerekanye ko ibisigo bitari amagambo yo gushimisha abantu gusa, ahubwo byabaga nk'inyandiko zemewe zibika amateka y'ingoma zirimo intambara, kwaguka kw'igihugu n'iyimikwa ry'abami. Mu gitabo cyakurikiyeho mu 1958 yakoresheje uburyo bwo kubara ibisekuru ashingiye ku mazina n'imibare y'imiryango cyangwa se imibanire, agereranya igihe buri mwami yamaze ku ngoma, yerekana ko ibisigo bishobora guhuzwa n'imyaka runaka igize amateka yizewe. Byadukanyije neza ubwonko bw'inkuru z'umuco, arabitandukanya neza izo mu rwego rw'ubwami zemeye kandi zifite uburyo bwo kuzibika no kuvuga neza, n'izindi zisanzwe zivugwa mu buzima bwa buri munsi zidafite umurongo uhamye. Kuri we ibisigo by'ubwami byari bifite agaciro k'amateka kuko byirindwaga n'abantu babifitiye inshingano kandi bakabyigisha mu buryo buhamye. Mu bitekerezo bye bya nyuma yavuze ko kwandika byari mu muco nyarwanda bitari ibintu byoroshye cyane, kuko byasabaga guhindura uburyo byavugwaga mu ijwi n'imvugo bikajya ku mpapuro hatagize igisobanuro cyabyo gitakara na gake. Ashimangira ko abanyarwanda ubwabo aribo bagomba gusobanura amateka yabo kugira ngo birinde uburyo ki yakandamijwe cyangwa se yasobanuwe nabi mu gihe cy'ubukoloni. Mu gitabo cye n'ubundi mu 1969 yasobanuye moko atandukanye cyane y'imvugo nyarwanda, ayashyira mu byiciro birimo ay'ibwami, ay'intambara n'iy'ubworozi, agaragaza ko nta kabuza yagiye ahinduka kuva mu kinyejana cya 17 kugeza mu gihe cya vuba. Nibwo yerekanye ko iyi mvugo ari igikoresho gikomeye kibikaga amateka n'imitekerereze y'abanyarwanda, aho ibikorwa by'abami byafatwaga nk'ibigena imibereho y'ibihugu byose. Mu bushakashatsi bwe ku mateka y'ingoma yagaragaje inkomoko y'ubwami bw'u Rwanda, abuhuza n'ubwami bwa mbere buvugwa mu mateka y'uwitwa Gihanga, wavugagwa nk'uwashyizeho imiyoborere n'imigenzo by'ibihugu. Yerekanye ko ingoma yakurikiranye mu murongo w'abami benshi, agaragaza ko ubuyobozi bwari bufite inkomoko ndende kandi ihamye. Ikindi wamenya kuri uyu mugabo, mu gusobanura ibisigo by'ubwami yagaragaje ko byari bifite ubushobozi bwo kubika amakuru byaba ku ntambara kandi nyayo, kwaguka kw'igihugu n'imiyoborere ku buryo butagereranwa n'inyandiko z'amateka zanditswe ahandi ku isi. Avuga ko ubu buryo bwavugwaga n'abiru byatumaga bidahindagurika, kuko n'ubundi byari bifite uburyo bwihariye bwo kurinda no guhinduka. Ku bijyanye n'imiryango n'amoko, yagaragaje ko ubuzima bw'abanyarwanda bwari bushingiye ku miryango, aho imiryango myinshi yari ifitanye isano n'inkomoko zituruka mu bice bitandukanye. Yerekanye ko ibyo twita abahutu, abatutsi n'abatwa bitari ibintu biriho kuva kera, ahubwo byari bifitanye isano n'imirimo yewe n'imibereho, nko korora cyangwa se guhiga, ndetse n'imyanya abantu bari bafite mu muryango nyarwanda. Avuga ko ubushobozi bwari bushingiye ku bworozi bw'inka n'imikoranire hagati y'abantu, aho habagaho uburyo bwo gufasha hagati y'abafite n'abatigira. Yagerageje kugaragaza ko byari uburyo bwo kubaka igihugu, bitari uburyo bwo gukandamiza, nubwo hari abamunese kuri icyo gitekerezo. Mu gihe cy'ubukoloni, Alexis Kagame yabaye umwe mu banyabwenge baharaniraga kurengera umuco w'abatutsi n'ubwami bw'u Rwanda. Mu gitabo cye cyo mu 1945 yagaragaje ko umwami ari we shingiro ry'ubumwe bw'igihugu, ko atari ubutegetsi busanzwe ahubwo ko ari igice cy'umuco n'imiterere y'abanyarwanda. Yanditse kandi amategeko n'imigenzo by'ubwami. Niho yagaragaje ko inama z'abiru zakoraga n'uko igihugu cyayoborwaga. Ibi byateje impungenge ubutegetsi bw'abakoloni, ku buryo hari inyandiko zimwe zafashwe n'izisakazwe, kuko babonaga zishobora gukangurira abanyarwanda kwigenga no kwisubiza ubushobozi bwabo. Nubwo ubwami bwakuweho mu 1961, yakomeje kwandika no kwigisha, arengera amateka n'umuco byari bifitanye isano cyane n'ubwami. Yabaye umwarimu muri kaminuza nkuru y'u Rwanda, aho yakomeje kwigisha no gutanga ibitekerezo byubaka gusobanukirwa amateka y'igihugu. Mu by'ukuri yari umwe mu bantu bakomeye kandi bake cyane mu gusobanura no kurengera amateka y'u Rwanda, ahuza umuco gakondo n'ubumenyi bugezweho. Ibikorwa bye bituma amateka y'u Rwanda adakomeza kuba amagambo avugwa gusa, ahubwo aba inyandiko zifite agaciro zishobora no kwifashishwa n'abashakashatsi n'abifuza kumenya inkomoko n'imiterere by'igihugu. Iyo urebye urugendo rwe rwose ubonamo umuntu witanze mu gusobanura u Rwanda mu buryo bwimbitse.
waharaniye ko amateka n'umuco by'abanyarwanda bitazibagirana kandi agashyira ibi byose ku rwego mpuzamahanga, byatumye izina rye rikomeza kubaho no kubahwa kugezwa n'uyu munsi. Mu gihe cy'ubukoloni bw'Ababiligi, Alexis Kagame yigaragaje nk'umwe mu banyabwenge bakomeye cyane b'abanyarwanda, cyane cyane mu Batutsi, aho yanahagurukiye kurengera no gusobanura imiterere y'inzego z'umuco nyarwanda zari ziriho mbere y'ubukoloni. Yabikoze abinyujije mu bushakashatsi, inyandiko n'ibitekerezo byagaragaza ko u Rwanda rwari rufite uburyo bwihariye bwo kuyobora no gutekereza. Nubwo ari umupadiri kuva mu 1941, ntiyahemwe kugaragaza ko umuco nyarwanda ushobora kubakwa no kubana n'ukwemera kwa Gikristo. Mu kinyamakuru cya Kiliziya yigeze kuyobora, yakoresheje inyandiko ze mu guteza imbere amateka n'imyumvire by'abanyarwanda. Mu gitabo cye ku mikorere y'inzego z'ubushobozi n'ubuyobozi bw'u Rwanda, hasobanura impamvu yabonaga imiterere y'ubwami ifite akamaro mu kubungabunga ituze ry'igihugu. Avuga ko butari uburyo bwo gukandamiza, ahubwo yagaragaje ko bwari uburyo bw'imibanire n'imiyoborere ifite ishingiro mu muco. Ibi yabivugaga mu gihe ubutegetsi bw'abakoloni bwageragezaga guhindura iyi mikorere, bugashyiraho uburyo bushya bw'imiyoborere bwashingiraga cyane ku nyungu zabwo. Mu nyandiko ze z'ubumenyi, cyane cyane izo muri Philosophiya, yakomeje kugaragaza imitekerereze y'abanyarwanda ko ifite umusingi uhamye, atari ibintu by'imigenzo gusa. Ashingira cyane ku rurimi rw'ikinyarwanda, agaragaza amagambo n'imiterere yarwo ko bishobora gusobanura neza uko abanyarwanda bumva isi n'ubuzima. Byari uburyo bwo kunyomoza abavugaga ko Afurika idafite ubumenyi bwimbitse. Agira uruhare rukomeye mu burezi bw'abanyeshuri b'indashyikirwa. Yigishije mu mashuri makuru n'amaseminari, ndetse anagira uruhare mu gutegura ibi byabaye mu gihe u Rwanda rwari mu bihe bikomeye cyane by'amakimbirane ashingiye ku moko, mbere gato y'imvururu zo mu 1959 nazo yarokotse. Nyuma y'ubwigenge bw'u Rwanda mu 1962 no kuvaho k'ubwami, yakomeje gukora akazi ke ku rwego rw'ubumenyi. Aba umwarimu muri Kaminuza Nkuru y'u Rwanda navuzeho gato i Butare kuva mu 1963 kugeza apfuye mu 1981, aho yigishaga Philosophiya, Amateka n'indimi. Ibi byagize uruhare mu gutegura integanyanyigisho zishingiye ku muco nyarwanda, mu gihe ubushobozi cyangwa se ubuyobozi bushya bwari bufite indi myumvire itandukanye cyane n'iyo kurengera ubwami. Yakomeje kwandika ibitabo by'ingenzi ku mateka n'imitekerereze. Mu buryo bwe bwo gukora ubushakashatsi, yashingiye ku gusesengura ururimi rw'ikinyarwanda kugira ngo asobanure ibyiciro by'ibiriho, umuntu ufite imbaraga n'ubwenge, ikintu kitagira ubwenge, ahantu hagaragaza igihe n'umwanya, ndetse n'imiterere y'ibintu. Ni ibintu yakundaga kuvuga no gusubiramo. Gusa hari abandi bavuze ko ibitekerezo bye bishobora kuba byarashyizeho imbere cyane umuco w'Abatutsi, bigatuma hatagaragara neza ubundi buryo bw'imibereho y'andi matsinda yari mu Rwanda. Ibi byatumye bamwe bavuga ko iyi myumvire ishobora kuba yaragize uruhare mu gukomeza ibitekerezo by'amacakubiri, nubwo yabonaga ko ari ugusobanura amateka n'umuco. Nubwo ibyo byanengwaga byose bihari, hari abamushyigikiye bavuga ko yakoze ibintu bikomeye cyane, nko kugaragaza ko Afurika ifite ubumenyi bwihariye, ko kandi ibyo yanditse byafashije gusubiza agaciro umuco nyarwanda wari warasuzuguwe mu gihe cy'ubukoloni. Izi mpaka zose zerekana ko uwo murimo we wari ukomeye kandi wari uteye ibitekerezo byinshi, aho bamwe bamubonyemo umusingi w'iterambere rya Philosophiya nyafurika, abandi bakamubonamo nk'uwakoresheje uburyo budahagije mu gusesengura ibyo yavugaga, ariko ntibikuraho ko yagize uruhare rukomeye cyane mu gusobanura no kubika amateka, ururimi n'imitekerereze by'abanyarwanda. Alexis Kagame yakomeje kugaragara nk'umwe mu bantu bagize uruhare rukomeye cyane mu gusobanura umuco nyarwanda, cyane cyane binyuze mu gukusanya no kwandika ibyari bisanzwe bivugwa, bisa nk'ibisigo, imigani, inkomoko z'imiryango n'amateka y'abami. Ibi bikorwa bye byafashije kurinda uwo murage w'umuco ko wacika burundu mu gihe cy'ubukoloni, aho byinshi byari bigize ubuzima bw'abanyarwanda byagendaga bisimbuzwa imigenzo y'amahanga. Mu gitabo cye Inganji Karinga cyo mu 1943 nibwo yashyiraga inyandiko mu mateka y'u Rwanda rwa kera ashingiye kuri ubwo bwiru n'abasizi b'ubwami byavugwaga, abigaragaza nk'igihugu cyubatswe nk'uko ubuyobozi bwagiye bukurikirana, aha agaciro kanini uruhare n'umwami yawuhuzaga nk'igihugu, akanagira uruhare mu mibereho n'imyitwarire y'abaturage. Nyuma yaho muri 2024 ejo bundi yahawe igihembo gikomeye cyane cyo ku rwego rw'igihugu gishimira abanditsi, cyanamuhesheje icyubahiro nk'umwe mu banditsi ba mbere bashyize amateka y'u Rwanda mu nyandiko nubwo atakiriho. Abashakashatsi b'iki gihe bo bakomeje kumufata nk'umusingi mu gusobanura Philosophiya nyafurika n'amateka y'akarere k'ibiyaga bigari, aho ibitabo bye byakomeje kwifashishwa mu kwiga ururimi rw'ikinyarwanda n'umuco nyarwanda,
iyo urebye umurage yagize ubonamo ishingiro rikomeye ryifashishije abanyarwanda kumenya inkomoko yabo, kumva agaciro k'umuco wabo no kuwusigasira. Ibikorwa bye bikaba nk'ikiraro gihuza ibyavugwaga n'ibyandikwaga, bigatuma u Rwanda rugira amateka yanditse ashingiye ku byo abanyarwanda ubwabo babaga bazi kandi babungabunga kuva kera. Yari umuntu wakoze ibyo byose abihindura ikintu n'uyu munsi kikivugwa. Nyuma y'urupfu rwe kuva ku ya 2 Ukuboza 1981, ibikorwa bye byakomeje guhabwa agaciro mu Rwanda. Muri 2023 habaye igikorwa cyo kumwibuka cyateguwe na Kiliziya n'umuryango we, aho hanagaragajwe uruhare rwe mu kwandika ibitabo byinshi byagize akamaro no kubungabunga umuco no guteza imbere sosiyete. Muri make, yari umuntu ushobora kuba waragize uruhare cyangwa se wanarugize mu yandi magambo yumvikana, ariko na n'uyu munsi ugikundwa kubera indirimbo ze zakujije benshi mu rubyiruko, na n'uyu munsi bacyumva bagitega amatwi.